Welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bavandimwe banjye mumeze gute? Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeye. Ni kuri Shushu TV nk'ibisanzwe. Bari bushyashya tugahaye ikaze. Kuba bisanzwe ugenda ukagaruka ni impamo turabanyamugisha kukugira mu biganiro byacu bya buri munsi. Nizere ko mumeze neza, nizere ko ubuzima bukomeje kubafata neza mu nce muherereyemo, kandi nimba bitameze neza hari Imana ihinduranya ibihe, wowe jya uyiringira izahindura ibihe, amateka ahinduke. Uyu munsi rero ni bya biganiro byiza byubaka ubuzima, byubaka urukundo, byubaka umuryango muri rusange. Hari abantu benshi bakomeje kumbwira ngo bazadukorera ikiganiro ukatubwira ese muri Islam ko twumva bavuga ngo abagabo bemereye gushaka abagore benshi, ubundi ni uwuhe mubare ntarengwa bagomba gushaka? Ese bigenda gute iyo babashatse? Ese bisabwa iki? Ese umugore we ntabwo yemerewe kuba yagira abagabo benshi? Ibyo bibazo ndagusaba kureba video yose kugira ngo uyirangize, hanyuma tubashe kubigenderamo, kubisubizwa no kubirebera hamwe, tubashe gusobanukirwa mu yandi magambo. Niba uri mushyashya twaguhaye ikaze, wabyumvishe. Nimba usanzwe ukaba ari nawe wambajije iki kibazo, ndagira ngo iki kibazo tugisubirize hamwe, kandi mboneraho no kubwira umwe mu bagabo banyandikiye nawe uri muri uwo mwanya abifitemo ikibazo, turamusubiza nawe mu kanya. Ubundi muri Islam rero ngiye kubasubiza. Twatangiye ikiganiro, nari mbanje kubakorera ka introduction y'ukuntu tugiye kubigenza, kuko turi gusubiza ibibazo abantu batubaza n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri Islam icyambere wamenya cyo ntabwo ari itegeko ku mugabo kuba yashaka abagore barenze umwe. Ntabwo ari itegeko, ahubwo ni uruhushya idini yabemereye. Bivuze ngo umugabo w'umusilamu ufite umugore umwe nta cyaha aba yakoze, kandi n'ufite abarenze umwe nawe nta cyaha aba yakoze. Icyo ndizera gisobanutse. Noneho bizaza kuba ikibazo rya risasi, bizaza kuba ikibazo igihe wa mugabo ari gushaka kubashaka kubw'irari rye, ariko atamenye neza icyo idini ribivugaho. Okay, kuba ndi umusilamu, nkaba nsari, nkaba nkora sura, nkaba mfite ubwanwa, benshi bavuga ati kuba afite ubwanwa yambaye ikanzu biriya ni umusilamu, ati iki kiranyemerera kuba nagenda nkashaka umugore umwe babiri kugeza ku mubare ngiye kubabwira idini rimwemerera kuba yashaka. Ati ibyo ngibyo biranyemerera. Ntabwo ariko biba bimeze. Hari icyo bigomba kugira ngo wemererwe gushaka abo bagore bane. Ubundi umubare ni umwe kugeza ku bagore bane, nibo bavuzwe muri Korani, muri sura yitwa sura An-Nisa, cyangwa se mu Kinyarwanda bivuze ngo umugore. Igice cyitiriwe umugore muri Korani ntagatifu ni igice cya gatatu, ni igice cya kane umurongo waho wa gatatu, aho umurongo Allah atubwira ati kandi nimutinya kutagirira neza imfubyi muzareke kuzishaka. Harimo abagabo bajya gushaka, akajya gushaka umukobwa amukuye iwabo, amukurikiyeho ko ari imfubyi, amukurikiyeho ko nta kirengera afite, amukurikiyeho ko azamufata uko yiboneye, ko adafite abaregaho, ibintu nk'ibyo. Muri Korani baragira bati kandi nutinya kutagirira neza umukobwa w'imfubyi cyangwa se imfubyi, uzamureke ubundi urongore mu bandi bagore bagushimishije, babiri, batatu cyangwa bane. Umurongo ntabwo urangiriraho, hahita hazaho akabago. Ariho abantu benshi bahita bavuga bati Islam iravuga ngo uzashaka abagore babiri, umwe kugeza kuri bane. Inyuma haravuga hati kandi niba uzi ko uzabasha kugira gute kubaringaniza, nimba uzi ko utazahengamira uruhande rumwe, mumbabarire uwo murongo mubasomere kugira ngo tubashe kuwumva neza, kugira ngo tuwujyanemo neza. Umurongo ngiye kubasomera nari maze kubibabwira, uri muri Korani igice cyitiriwe abagore, umurongo wa gatatu. Kandi nimutinya kutagirira ubutabera imfubyi muzareke kuzishaka,
hano harabwirwa abagabo bagenda agashaka umwana w'umukobwa kwa kazi ko nta kiregera afite, kwa kazi ko agasozi cyangwa se imitungo y'iwabo yose bayimusigiye ati reka mushake biriya n'ibyo uzabirya, ugasanga uramugejeje uramukubita amanywa nijoro kubera ko uzi ko ntawe afite akuregera, kubera ko uzi ko ntaho afite ho kukurega. Icyo gihe barakubwira ngo aho kugira ngo uzamucake, aho kugira ngo uzashake umugore w'imfubyi, muzareke kuzishaka niba muzi ko mutazazigira ubutabera, ahubwo murongore abandi bagore babashimishije, 2, 3 cyangwa 4. Umurongo ntabwo urangirira aho, ari nacyo shaka ko abagabo benshi bari b'abasilamu babyumviraho, kuko bazi ko ari ugushaka gusa. Ariko harakomeza hakagira hati ariko nimutinya kutazagirira ubutabera hagati yabo, muzarongore umwe gusa. Yewe mugabo urifuza kuba umusilamu gusa ukumva ko biguhagije kuba washaka abagore 4 ngo kuko uri umusilamu, ariko ntabwo ari byo. Baravuga ngo ariko nimutinya kutazagirira ubutabera hagati yabo, muzarongore umwe gusa. Hano abagabo babyumvireho, nimba uzi neza ko abagore utazabasha kubaringaniza, ntabwo ari ngombwa kuvuga kwitwaza ngo ndi umusilamu reka nshaka uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane. Kuya banza umenye ngo ese mfite ubushobozi, ese ndi tayari y'abo bagore koko ko nzabasha kubatunga kandi nkabamenyera buri kimwe nk'uko umugabo ufite umugore umwe abigenza. Ni inshingano my dear, ntabwo ari ukuvuga ngo uzarongore 1, 2, 3 kugeza kuri 4 gusa ngo utwe ngo ufite abagore 4 uterereyo. Oya, ntabwo ari byo. Uri tayari yo kubaringaniza, ariko yewe mugabo ahubwo ati niwumva utazabasha kubaringaniza, niwumva ibyo bintu utazabishobora, barakugira inama yo kuvuga ngo uzishakira umugore umwe gusa. Ibyo babishyizeho cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala yabishyizeho kubera ko azi ko abagabo bagirira nibyo. Yaravuga kugira ngo ujye gusambana, aho kugira ngo ujye kugira gutya na gutya, shaka uwa kabiri, ushake n'uwa gatatu, yewe n'uruhushya urarufite ushake n'uwa 4 yewe, ariko ufite ubwo bushobozi bwo kuzabatunga. Nimba ubwo bushobozi utabufite, nimba uzi ko ibyo bintu utazabishobora, ishakire umwe gusa. Hano nkanenga abagabo cyane baba bari kumwe n'umugore, ukaba ufite umugore mukaryana kabisi, mukihiringa handi mwihiringa, mukizirika imishumi mu nda, mwarabuze ibyo murya. Ubushobozi bwaza, Imana yahindura amateka ku munota wa mbere. Amafaranga atireka ashaka umugore wa kabiri kuko byahindutse, wa undi wa mbere aracyari mu nziva, wa undi wa mbere ntakirahinduka, ugasabiriza ushaka undi kwa ifaranga ryaje. Icyo gihe nicyagiye kubalansinga, bizakugora kuko urashaka wa kabiri umushatse mu mafaranga, uwo ni ugiye kwitaho ko asanze bihari, wa undi mwaryanya kabisi n'agahiye uterebyo. Ntabwo ari byo. Ese ufite ubushobozi banza. Ubundi hari n'izindi mpamvu zituma umugabo ashaka muri Islam. Ni urugero, ushatse umugore ntabyaye. Hano twifashije amateka y'intumwa Ibrahim cyangwa se Aburahamu. Umugore we yari Sara ageza mu myaka y'izabukuru atabyaye, amuha uburenganzira ati shaka umujakazi. Byari byemewe no mu idini biremewe. Uriya murongo umanuka unavuga ngo uzashake 2 kugeza kuri 4 cyangwa urongore umugore umwe cyangwa se mu baja bawe. Kera rero ku byari bimeze, aho kugira ngo umugabo ajye gushakira iyo hirya no hino, umugore iyo babivugaraga akamwemerera, yashakaga umwe mu baja be. Nibwo buryo Sara yemereye Hagari cyangwa se Hajara, izina ryanjye bazina, amwemerera ko umugabo amushaka, babyarana umwana. Imana yabyuka kuyangana ko umugore nabiza kumuha umwana mu zabukuru, n'amateka maremare. Icyo nshaka kuvuga hano, ndashaka kuvuga ku bagabo afata umugore ku mpamvu zishobora gutuma umugabo ashaka umugore wa kabiri muri Islam. Ushaka gushaka umugore ntimubyare. Iyo umugore akavuga ati se uranta, ese urabireka. Umugabo nimba yashatse n'urugero ashaka kubyara akavuga ati nshatse wa kabiri se, akabaza akamubwira nshatse wa kabiri se hari ikibazo. Umugabo wanjye ndabona ntabyara, nta kibazo, ashaka undi wenda kubyarira nako kare, kuruta kuvuga ngo ugiye rwishisha, ugiye gutera inda hanze. Uwo mugore uri hanze ntabwo idini rimuzi nk'umugore wawe, imiryango ntimuzi nk'umugore wawe, wowe umufite nk'umwinjira.
uwo mugore icyambere aba akonsoma, aba akurura, ni nko konka famiye yawe, aba akurura kuko ugiye ujyana ibirengera, ariko uwo muntu iby'umurengera kugira ngo hatagaragara, kugira ngo yihishe, kugira ngo yihishe ubwana, biro nk'ibyo. Ariko iyo wamushatse wamugaragaje idini ribizi, icyo gihe habamo inyungu z'uko abasha no kuproteja cyangwa se gucunga umutungo nkuwe, kuko abazwi nk'umugore mu muryango. Ibyo bikazanarinda ingaruka zizabaho igihe wa mugabo yavuze ati wanjye simbyara n'urugero natanze, kandi umugore sindi umushakira wa kabiri akabyara hanze, wa mwana agakura, Imana igazakora ibitangaza nk'ibyakoreye Sara, akazabyara wa mugore, yarangiza ba bana bakazaza guhura bagashakana, hirya yabyaye umuhungu, hano abyaye umukobwa, barahuye barashakanye, sari umwe. Ibyo nibyo Isilamu ibikumira. Mugabo ufite ubushobozi, ufite ubushobozi bwo kuba washaka abagore, bashake kandi ubatuze heza kandi ubaringanize mu bushobozi ufite. Hano mpite nsubirizaho umugabo umwe wambajije muri commentaire ngo mfite abagore babiri. Umugabo niko yambajije, tunabiganira akamwe ngo nimubwire icyo siyansi bivugaho, reka ngiye nirefere ku idini cyane kuri Qur'ani, kandi we nabonye Umusiramu arabyumva. Ati mfite abagore babiri, ndashaka kungira inama. Umwe niwe mba numva nagumaho gusa, ahandi nkumva sinanahagera. Ati nkora iki? Ati se siyansi bivuga iki? Nshuti yanjye, siyansi sirabivugaho iki nyine? Icyo ngiye kukubwira nuko idini ryakubwiye ngo niba wumva utazabasha kuringaniza hagati yabo babiri, uzishakira umwe gusa. Rero mu gihe wateye intambwe ukava kuwa mbere ugashaka uwa kabiri, batayari yo kubaringaniza. Irinde kuvuga ngo hano ndamara ngo icyumweru, handi hajya rimwe mu kwezi. Icyo gihe ntabwo uba uri gukora icyo Qur'ani yavuze. Mu gihe rero uvuga ngo abo umubare mwinshi ntuzabasha kuwuringaniza, ni mu buryo bwo guhaha, mu buryo bwo kumwambika, mu buryo bwo kumutuza, ndetse no mu buryo bw'abashakanye. Mu gihe utazabasha kubibalansinga rero, ishakira umwe ubone amahoro, kubera yuko kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumutinye, kandi niwe ubarura, niwe uzi neza ibyo abagaragu be bakorerwa mu rwijisho. Ejo bundi hakurya higiyo umugabo arakize, abonye agafaranga, ahise ashaka umugore, asize uwa mbere, niba agafaranga kari kakiza nta kintu na kimwe amukoreye. Ibyo bintu ntabwo biba ari byo. Ese ufite ubushobozi bwo kumaringaniza, shaka uwa kabiri n'uwa mbere utamutaye, kandi ubanje no kumenya ko uwa mbere ari mu hali nziza, ameze neza, nta kibazo afite. Ikindi, hari umugore umwe twize kuba turi kumwe utari Umusilamu, kuri icyo kibazo abenshi barabyibaza by'abagore umuntu yemerewe gushaka n'iki. Arambwira ati se Hadra nturi Umusilamu? Ati ndi Umusilamu. Ati nkubaze ikibazo, ntinda kumva ntibiriya bintu byo gushaka abagore benshi ubivugaho iki? Ntaramusobanurira ngo muri izo fact n'izo ngero n'iki. Arambwira ati, ahita ambwira ati ngereka nguhe urugero. Ati ngiye mfite umugabo wanjye, umugore akambwira ati ndamufuhira, no kubona umwivugisha mubaza icyo muvugana. Ati nibaza ko n'Abasilamu ibyo bintu bisakata buryo umuntu agushakira umugore wa mbere, wa kabiri, wa gatatu kugeza kuri kane, bikancanga. Nariko mbabona harimo n'uburyarya mutubeshya. Ati bababeshya gute? Ati ngiye mfite umugabo dukorana, umugore asinko twatugiye gukora imitation, acuruza ibintu by'imodoka. Tugatunga ubona inshuti yanjye ajya ngurira amamodoka. Ati ni umukire pe, atafite abagore babiri. Noneho aho bitangaza, ejo bundi nabonye bifotoje bagiye ku mazi, abayi hagati y'ingo, abagore banjye barishimye bameze neza. Birantangaza, ntungurwa nuko iyo foto imeze, ariko atari ko ubuzima bwabo bumeze. Imvura igiye kugwa, ndetse hazemo ikintu cy'umuyaga cyane, muri hangana, uri kumva. Ati menya ndikanga ndavuga nti umuntu aba ari kuturesha pe. Nijyane bavuga ngo ni ukwiyereka amaso y'abantu, ni ukwiyereka abantu atari ko kuri, uri kumva. Kubera yuko arambwira ati none se wabibwiwe n'icyo atari ko kuri nyine, bati abagore be batishimanye, batameze neza. Arambwira ati ejo bundi bagiranye ikibazo. Umugore arambwira ati bimeze, arambwira ati bagiranye ikibazo kuko ukumva umugore mukuru, umugabo yamwubakiye itaje, umugore mukuru afite imodoka agendamo, aba mu kageretse. Umugore muto aba mu gisenge, ariko nacyo kigikodesha. Kugeza ubwo yaganirije umugore w'inshuti, arambwira ati ko nifuza ko
umugabo wanjye nanjye yazanyubakira inzu, ubu koko bizagenda gute? Uwo mugore hari ukuntu abagore uganiriza mugenzi wawe ikibazo cyawe cyangwa nuko wiyumva, ahita agenda abwira umugabo we arambwira ati itonde, gendera gake umugore wa kabiri kubera ko ashaka kugukuraho imitungo nta kindi kimugenza. Uri kumva? Icyo gihe umugabo ikintu aba yakoze ntabwo ari byo kuvuga ngo umwe amutuje muri etaje undi agize gute, kandi bose bamanye igihe undi aracyari mu bukode. Ntabwo umugore azabura kwifuza ko nawe yamutuza nk'uko yatujije undi, ariko noneho yarangiza akarenzaho akajya kwifotoza ku mazi ngo abagore banjye bameranye neza. Ariko mu by'ukuri abantu ntabwo ari twe abacamanza, umucamanza w'ukuri ni Allah subhanahu wa ta'ala, we ureba akareba ubwo buringanire bw'abo bagore n'iyo ntera irimo. Umugabo niwe uzabibazwa. Umugabo ugiye gushaka umwe babiri kugeza kuri bane, ariko menya ngo ese ibi bintu nzabisapota, ibi bintu nzabishobora. Mu gihe uzi ko utazabishobora, idedira kugira ngo uzishakire umwe rwose nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ariko nukurikirira ari ugashaka umwe babiri batatu, hano ugatera inda ugatera inda, uyakifasha hari undi akifasha, bakaba ariho barera ukagarama ngo ufite abagore bane ugura umwami, nta kintu na kimwe wamariye, bari papa bakimama. Wa mugani umunyarwanda ati ndonga nitunga, baraje ubatuza aho ngaho ngo bitunge gusa. Icyo gihe ntabwo ari byo. Ese ufite ubushobozi bwo gutunga abagore? Bashake. Nimba kandi ntabwo ufite, shaka umwe unyurwe nawe, kubunzira ari niko nabyita. Kuvuga ngo ndi umusilamu ngo ngiye gushaka abagore bane bashaka ubandagaze, ntabwo ari byo. Niba ufite ubushobozi bashaka, niba utabafite shaka umugore umwe wenyine. Mite hano nsorezaho ku kibazo cy'umuvandimwe wambajije ati se abagore bo bemerewe gushaka abagabo benshi? Ati si ubwo umwe mu bagore bafite umugabo afite abagore bane, umwe muri abo bagore bane n'urugero we ashatse umugabo wa kabiri, umugabo ntiyafuha? Ntabwo byemewe ko batwigisha batubwiye ko umugabo ni umuhagararizi w'urugo, ntabwo bavuze ko umugore ari umuhagararizi w'urugo. Rero nta bitwe bibiri mu nkono imwe, nta bayobozi babiri mu rugo rumwe. Umugabo agomba ashobora kugira umugore umwe kugera kuri bane, ariko umugore ntabwo yemerewe gushaka abagabo barenze umwe mu gihe kimwe. Nimvuga mu gihe kimwe wumve ngo afite umugabo ahise ashaka n'undi kandi agifite n'undi, ubu kereka yapfuye hakaba impamvu z'ubuzima agashaka undi, kereka batandukanye ari impamvu z'ubuzima ari divorce, undi agashaka undi. Ariko kubashakira rimwe ntabwo ari byo, nta nubwo bibaho mu idini ya Isilamu. Ndizera bisobanutse ku kintu cyo gushaka abagore benshi mu idini ya Isilamu. Ndizera ko musobanukiwe. Ntabwo ari itegeko, ahubwo ni uruhushya. Biba byiza kurukoresha igihe ufite ubushobozi, igihe uzi neza ko utazabishobora, ukishakira umugore umwe kandi ukiga no kunyurwa nawe. Wa mugabo rero wangishije inama ambwira ati hamwe mba numva wapi, nyabona buri muntu wese agira umwihariko we, buri muntu wese agira uko ateye. Igihe rero wamaze kuvuga ngo ngiye kubagira babiri, ngiye kubashaka ari babiri, ntabwo yewe ngira ngo n'impanga zavutse ari impanga baba bafite imico batandukanye. N'abagore bawe ntabwo bazahora byanze bikunze, n'umuntu uzagira uwo wiyumvamo kurusha undi. Ariko idini hano rero gutegeka kubaringaniza icyo byasaba cyose uko byagenda kose. Imana ikomeze kubarinde kandi ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubakunda. Tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye, twungurana ubumenyi kandi twige ku idini. Ndizera ko abantu bibaza ikibazo kigiye gitandukanye cyo gushaka abagore benshi basobanukiwe. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubahira. Turabakunda cyane. Bye bye.